ariko ndagira ngo mbabaze cyane cyane nibande ku bahanzi bo mu Rwanda. Abahanzi bo mu Rwanda wagira ngo impano batangiranye sinzi ahantu zagiye zijya, ugasanga babuze icyo bavuga, bari kuririmba ibintu biteye igihugu akamaro. Ubundi wowe ufasha abantu bazima, abantu b'abagabo, ngo nuza wamushyizeho mu bigori runaka, wamushyizeho mu bigori, ariko ntacyo niba wumva ko intekerezo zawe ukuramo ubuhanzi ari ibyo, wakomeza ukabashyirayo cyangwa byakunanira nawe tukagufata tukakugirira neza, twagufata tukagushyira mu bigori. Kandi kubera ko washyizeyo abandi, twebwe tugufashe tukagushyirayo, uzavayo ntabwo byakumvikana, ntabwo byashoboka. Kuririmba mu bigori, urumva icyo kinyarwanda, urumva cyagiriye igihugu cyacu akamaro kayo? Nta kamaro karimo. Ahubwo wowe wicara wige, utekereze, wigire ku bandi. Bruce Melody bande ntubona, ba Kenny Soul, ba Knowless bose ntubona ibyo baririmba? Ndagira ngo abantu bose b'abana bari kuzamuka mu muziki mwicare mubanze mwigire ku bandi bakuru banyu, ba The Ben, ba Meddy. Niba mwumva mutabishobora kuririmba ibintu bizima bifite akamaro, nimwicare mubanze mwige mwebwe. Murakoze cyane kandi